hari ibintu bitaga inzuzi n'akabehe bita impinga. Izo nzuzi rero uko zasaga ni amagufa abapfumu babazaga akamera nk'intoki. Umugabo kuko ari we nyiri igicumbi cy'urugo yashyiraga inzoga mu gacuma agatera mu ziko. Data wambye Sekagororoka, unsindire abarozi, unsindiriye abajura, umpera abana kubyara no guheka. Sekagororoka dore inzoga kubita ibitwenge cyane. Ugasoma muri rwa rweso umuhe uzibye, uko usoma akavuga ngo uko usomesha uwo muhe uzibye niko nagomba kuguhumanya ziba. Urumva? Umwana yamaraga gukura ari bwo ngo amaze kuziga ibanga. Kuziga ibanga ni iki? Kuba atakivuga ibyo abonye byose. Ubwo wagendaga akamutorera umubyeyi nk'uwabatisimu akaza. Ese mu kubandwa bafataga umunoga bakawuraba ingwa mu mbavu. Umunoga ni iki? Akanoga gato k'akabindi bagashyiramo ubushera ikigage. Bagafata urweso rutoya bagashyiramo nanone nk'ibivuzo bashyiraga, bagashyiramo imihehe ibiri. Bagafata umutanga urawuzi? Yego ndawuzi. Ariko ndawuzi, ariko abanyarwanda benshi ntibawuza. Agacuma kawo gake bagashyiramo inzoga. Noneho wa mwana ugiye kubatizwa akaza nyiri igicumbi akaza akaba yicaye hano n'inkota. Bakaza kumusenga nk'uko dusenga Imana mu kiliziya. Ati ryangomba ati ndagusaba ku umpera abana amahoro, umpera abana ku byara no guheka. Ryangombe yabaga hari? Ryangombe n'uwo muntu wishiye ku ntebe y'inyarwanda hano. Kandi ya ntebe yabaga yambaye imyishwa n'intuza. Bya bintu byabaga icya kibindi kiri cyabaga cyambaye umubogora, urukangaga, harimo ibyo biti cyuhagiro, umuvumu mutabataba, umuko wari wo murinzi, kiri n'ikirago. Noneho buri cyose cyabaga gifite ubusobanuro bwacyo. Noneho kugira nk'uwo mwishywa wabaga uzengurutse intebe yabaga yicayeho ibyo bavuga gusobanura iki? Oya, ntabwo bisobanura ko ubudahangarwa bwabo. Ku buryo n'ibyo byose babishyiraga muri cya kibindi nakubwiye kinini. Kaba kirimo n'ingwa. Noneho kugira ngo bagukokora ibyo byose bakakishyira muri ya mazi ngo dore kuko ibi byose nkurinza abagome, nkurinza apfuye amazi, kubagira mu mutwe ibyo bigo byose bakabigushyiraho. Genda usome hariya ugasoma muri rwa rweso umuhe uzibye, uko usoma akavuga ngo uko usomesha uwo muhe uzibye niko nagomba kuguhumanya ziba. Urumva? Uwo muhe uzibutse no kwa so na nyoko muri abavandimwe. Bakaza kuri wa mutanga babyitaga inzoga yabaga irimo bayitaga ubukobora. Ntawabimiraga yabaga bishara ku gasoma gacira ati kucira n'uburozi bakana bw'abagome. Ubwo noneho ubwo yahawe batisimu ya mbere mu gukomezwa. Gukomezwa rero nshaka kuguha ibyo bita gukomeza. Ubwo yabaga yabanzwe byagira hagati wawe n'abamubyaye ugira cyaka kamuranka ku kirago. Ati wowe kanaka kanaka kubyaye mu mandwa. Uramuka umusuzuguye agaramye barya barebana barya. Uramuka umusuzuguye iki gihango kizakwicisha inkota ya ryangombe. Bayimugera barya do abagaramye. Iki gihango kizakwicisha inkota ya ryangombe. Bagafata wawe ndi bakubyaye muri batisimu ne bakamugarikaho. We kanaka turuviye umwana mu mandwa. Uramuka umuhemukiye ukamusigisha akayo gasanzwe, ukamusigisha ikintu icyo ari cyo cyose, igihango kizakwica cya ryangombe. Nawe bamugera inkota barya. Ubwo noneho bakazana inzogera nk'izi mbwa za mane zo bakoreshaga. Bakaza bati kuramo aka kantu kari imbere uti karananiye. Uko kananiye ni kunanirwa no kumena ibanga, kunanirwa no guhemukira umwana wabyaye cyangwa umubyeyi ukubyaye. Niko bitonaguraga. Iryo banga ryabaga ari irihe? Ibanga nibyo muganiriye iswa kubwiye wowe wabatisimu ukubye mu mandwa. Ubwo ni batisimu arayibonye ukomezwa rero bakara bati imandwa za kana kazashaka gusubiraho. Kagenda bakagura ikimasa bamara kwishyiraho bakaraguza baba niba besheje ubwo no gushaka inzira mbese ni kuguharura umuhanda.
kimaze kizagira igihe umupfumu akaza akakigusha akagikubita ishoka ku ijosi bakabaga. Umupfumu niwe wakicaga? Akabara 1 2 3 4 5 6 7 8 icyenda cya nyamwera inka n'abana ati po akagikubita ishoka mu irugu kikitura hasi, ubwo bakabaga. Ubwo bamaze kubaga wa wundi cyabagiwe bakamwambika inyama hano ku maboko, nk'uko na padiri yamara ya myenda bita istora yaje gusoma misa. Ubwo yabaye umwami akamukwita umurizo w'urukwavu hano ubwami bwe, umurizo w'urukwavu mu gahanga, akambara uruhu rw'imondo. Uriya murizo w'urukwavu waba gusobanuye iki? Waba gusobanura ko ari ugutaka umwami, ni nk'ikamba mbese. Donc ni nk'ikamba kambara mu gahanga gake kazirikisha urutamye urusasanure. Urwo ni uruki? Ni ikintu babohesha ibyibo kazirika barya bamaze urukwavu kagurira. Akaba yambaye uruhu rw'imondo, agahu keza kameze nk'akingwe y'ibona no mu mashusho. Ubwo rero inyama nziza bakavanaho bashyira hariya bagateka, bafata kuri buri mwanya bagateka. Umuryango wose ukaza gukora icyo bita gutonora. Buri muntu wese aza akarumaho, nta munyu bashyiragamo. Umuntu wese wo muri urwo rugo aruma kuri buri mwanya wose. Inka bakayijyaho, wabona ngo ni umwami akayica hejuru no kwamutongera ibyabaye, ko habaye umugabo wabaye iki, ndetse akaba afite n'uburenganzira bwo kwicara ku ntebe nyarwanda hanze. Ariko iyo bateramukorera ibyo, intebe nyarwanda ntabwo yayicaraga kuko yabaga ari inzigo. Ibyabaga ari inzigo, ngo ni inzigo ntabwo yicara hanze. Yabaga icyo gihe barimwo bamukomeza, yabaga ari umwami. Ubwo yabaga ari umwami abonye uburenganzira bwo kwicara intebe nyarwanda hanze. Ubwo kuva ari umwana kugera akuze abanzwe, yabaga ari umwana mukuru ndetse unakuruta kugereya. Kugeza icyo gihe yabaga ataracara ku ntebe nyarwanda. Keretse iyo yabaga bamukoreye ibyo imandwa ziba zibagiye kandi zikajya ku murinzi. Umurinzi ucyo ari cyo ntabwo ni umuko babaga bararambagije ahantu heza, bakajya bazenguruka batya, ariko babandwa bavuga ibigambo by'imandwa, kuko baba ari nk'ibishenze ari nk'ibitanye, bakazenguruka batyo barangiza bagataha. Bagire muhira bakakora icyo bita yanka bakayorosa, igihanga akagishyira hariya. Rero bitero bagakora icyo bita ngo twagiye kubyara amahembe, inka bakayisubira, bagatona noneho bakagabana imiryango, bakagabana ngo niko kubyara amahembe. Na za zindi bare batetse zitagira umunyu zigatekwa zikaribwa. Ubu umuntu akaba abonye gukomeza akomeye mu bukirisi bwa Kinyarwanda, akaba tayari ari tayari abaye mu bukirisi ukomeye. Atansiyo yagira no kwanga kwirinda guhemukira wawe n'ababyeyi muri batisimu, nawe ukihangana kudahemukira pare wawe. Niko byagenda. Nuko akaba arakomejwe. Ubigereranyije no kubatezwa no gukomezwa k'ubu ngubu, ubona nta sano bifitanye? Birasa nuko ibyo bikorwa mu kizungu, mu bintu bifite isuku. Naho ibya kera ko bakoreshaga ibintu bafaburitse bidafite isuku. Hari amagambo wenda padiri cyangwa se pasiteri avugira ko abwira abakirisitu cyane cyane bari gukomezwa cyangwa no kubatizwa, ariya magambo hari aho yaba ahuriye n'iyo mitongero batongeraga abantu barimo babandwa? Ni nk'ibintu bijya gusa. Nk'iyo niyo umuntu abatijwe, hari indi mu bagaturuka bavuga ngo gana ku iriba rya batisimu rikuhagira ibi byose. Wowe nawe yazaze bya bintu bashoboye muri cya kinoga kirimo ingwa n'amazi, tuguhanaguyeho imyaka yose, tuguhanaguyeho abazimu. Urumva ko bijya gusa. N'ayandi bavuga ngo gana ku iriba rya batisimu. Nuko iby'ubu ni ibintu bya kizungu. Wenda watunyura nimba hari amagambo bavugaga barimo babandwa, nk'umuntu nk'uko bazengurukaga nyine, barimo bazenguruka bamutongera, hari amagambo baba bibukamo? Abayavuga ariko ni babi, ntabwo bayafata. Bari nk'ibitutsi se. Baba bari gutuka iki? Baba bituka ubwabo. Akibona bamwe itabi, mpako gasinanishije agashirira, mpagasizo kanyuko. Urumva ko bene nk'ibyo kandi ntubifate. Niba yibivuga kandi bakifata. Urumva ko nk'ibitutsi ntabwo bigomba kujyamo. Baba basa n'abatukana. Kuki se babaga batukana nyine? Babaga batukana. Niwo muco w'Imana. Byari umuco w'Imana wo kubana. Imitongero yabaga ari ibitutsi cyane. Ari ibitutsi. Niba gura umwana baticana musiko, acisha musiko. Ntubifata ariko. Nuko uwabandaga yabaga ari nde? Nimba babyitaga kubanda simbi. Wabandwaga. Uwakoraga icyo gikorwa, wakorera igikorwa cyakoraga nde?
cyakoraga umuntu wabitorewe yabaga ameze nka pasiteri ntibabandwaga cyane bakamuhamagara n'ikinyuguri cyaje giza n'inzogera ye akabyina indirimbo imbyino zo bita umuhara n'indirimbo zimandwa rero nazo ziba ziri mu byo bitutsi gutyo. Yababandiraga yakoraga icyo gikorwa yagikoreraga kuba mutumiye kandi akaza kugira igicuma cy'ibihembo atahana cy'urwabo. Yajyaga iwe akamukorera icyo gikorwa. Huye nk'ubu niba ndi bukore nkamuhamagara akaza akankora icyo gikorwa akabikora byamara kurangira bityo igicuma cye cy'inzoga kikaba kiri aho akagitahana. Ubwo icyo gicuma nicyo cyabaga igihembo gusa? Nicyo gusa nta mafaranga. Muze ubuvuzi bwa kera abantu iyo barwaraga barivuraga. Turere wenda ku ndwara zisanzwe bivuraga harimo nk'inzoka cyane cyane nizo bamenyaga. Inzoka, ibisebe ko byabaga biriho. Nk'ingero z'indwara abanyarwanda barwaraga kandi bagahita bivura bitabasabye wenda kugira ngo barembe. Bitabasabye kugira ngo barembe. Kera hariho indwara bita ibinyoro. Ibinyoro n'ibisebe byazaga ku mubiri bikaca amano iyo batabivuye neza, ariko biba byifuzaga iki? Imiti ya kinyarwanda. Ndetse ku buryo bashyiragamo mu miti bashyiragamo n'amavi y'inyamanza yavuraga ibinyoro nayo. Amavi y'inyamanza bashyiraga mu miti y'ibyatsi bacumbye bakisiga. Ibibembe nabyo byacaga amazuru cyakora ibibembe nayo sinabisanze byabayeho ntaramenya ubwenge ntarabaho. Muri ibyo bibembe nabyo babyifuzaga iki? Hari ukuntu ngo bashakaga igufa ry'umutwa wapfuye. N'isomana no kwizana n'ubu ntabwo umutwe ashobora guhamba abahutu bahari. Igufa ry'umutwe ngo ryavuraga ibibembe. Niryo ryavuraga ibibembe nyine bakarigenderera urifite akavura abandi wabaga yararibonye imbere y'abandi. Ubwo baramucukuraga se kera bahambaga mu mashyamba ntabwo bacukuraga. Bageraga mu ishyamba bamuhambiriye mu misambi bakajugunyaho imfizi zikamumenagurira aho ngaho. Urumva ko amagufa ashobora kuboneka. Ejo bundi ni za 50 kangahe na gatatu cyo gucukura. Hanyuma indwara zindi zisanzwe wenda dusanzwe tubona. Izindi ndwara zisanzwe nka za mburugu, imitezi, ibyo nabyo byavurwaga n'imiti y'ibyatsi bacukuraga noneho bakayinywa. Nk'urugero wenda nk'imitezi cyangwa izo za mburugu umuntu wabaga uzirwaye yajyaga kwivuza cyangwa imiti yabaga izwiho kuko amavuriro iki gihe yari atarabaho. Bivurishaga imiti y'iminyarwanda kuko abantu batagira ubumenyi kimwe. Hakaba niba nka data yari abizi yaba atakiriho wa muti nkawusigarana nkajya mvura abarwayi. Noneho wenda igihe cyari kazagera nanjye nkabyigisha abo nabyaye ubuvuzi bukaranagatana buryo. Bivuze ko abantu bose batabaga bayizi? Ntabwo babaga bayizi. Wizi niwe wagenderwa akavura nk'uko kwa muganga tujyayo. Hanyuma warwaraga indwara zo mu mubiri mo imbere wenda nk'inzoka cyangwa nk'imyijima n'impyiko yabigenzaga atewe? Ntabwo impyiko n'imyijima byabagaho. Ntabwo byabagaho. Niba byaranabagaho byabagaho mu bujiji badasobanukiwe icyo ari cyo. Ariko indwara z'umwijima n'impyiko ntabwo byabagaho. Kuko habagaho mugiga, kabaho mugigo ndayizi. Iby'ubushize byo simizi ntirabaho n'ibyo by'ibinyoro bamituza by'ibibembe n'ibinyoro byo nabibonye. Nabonye abirwaye. Hanyuma hari ibyo twabonaga byo by'indasago by'imyotso kandi ugasanga abantu bamwe barabifite abandi ntibabifite. Byabaga ari ibiki? Byabaga bitewe n'imivukire y'umwana. Hari abavukaga afite ubudahangarwa, ibi byose ntimugira havuka ari umwana mwiza atari muri ibyo. Hakaba n'uvukana amaraso adafatika wenda n'ibara yase n'ibara ya nyina, ugasanga umwana yumiye mu ruhu, imitsi ni yayindi, ubwo ya mitsi igatuma mushiza ndasago kugira ngo ya ndwara y'uruhima ikiri. Kandi twari twavuze hariya. Noneho ibyotso nayo hakabwa umwana barwaye amaso
hari amaso bitaga intuza ubwishayisha. Amaso y'ubwishayisha y'abana batoya abavyeyi bayavuzaga ikime, gukora mu kime gutya akajya hagira umwana mu maso abera bivuraga, cyangwa ibiti bita isonga. Habaga hari abahanga bazi kuvura indwara z'uburozi. Abo bahanga bo babaga barabwiwe n'iki imiti babaga barabikuye ku bakurambere babo babivuraga, kuko byabaga ari nk'akarande nk'indwara abavyeyi bazi kuvura, nawe uramenye uri umwana wabo, nawe ukazabiha abana bawe bikaba akarande bityo. Bivuze ngo abo bangaga, wowe iyo washakaga kuyimenya baguhaga ko ku bumenyi bwabo cyangwa abavyeyi kenshi na kenshi baraye gutuma ukayimenyeraho. Hanyuma uwahandi ntago bamwe wahandi ntabwo babimutumaga, bamubwira umuti wabo bavurisha n'abazabuvurishe, batumaga nko mu bana bawe niba uzaba utakinariho uha mwana wawe akawuvurisha. Hanyuma se abo baroga bo babaga barabwiwe n'iki ko ibintu byica? Babibwirwa nuko umuntu ariye ibitaribwa bizira n'ubuzima bigomba kumwica, ubwo babiheragaho. Tuvuge nk'uwarya ingona ntiribwa, ariko iba mu mazi. Imvubu kandi nayo iba mu mazi, kandi imvubu ikaribwa ariko ingona ntiribwa, kuko ingona bifite acide ishobora kwica umuntu, ariko imvubu ntashyira aribwa ari nk'inka. Iyo umuntu ariye ibitaribwa ubwo nuko aba ariye amarozi. Hari ubuvuzi noneho bw'imyuka mibi, kuvura noneho ibijyanye n'imyuka mibi, ibyo by'abadayimoni, ugasanga nyine babiteje umuntu hanyuma baramuvuraga byanze bikunze, cyangwa se habaga hari abahanga basa nk'aba ibyo by'imyuka mibi. Kera hataraza nk'ibi by'abanyagisaka bateza abantu ibintu, abadayimoni bo mu rugo by'imyuka mibi babitezaga umuntu banzi, bafataga inzoga bakajya guterekera, bagaterekera abakurambere babo ngo data wambyaye dore ujya kwa kanaka n'ufite ibintu, ariko akabikora yabanje kujya kuraguza mu bapfumu. Abapfumu baragura, abapfumu baraguzaga iki? Hari ibintu bitaga inzuzi n'akabehe bita impinga. Izo nzuzi rero uko zasaga ni amagufa abapfumu babazaga akamera nk'intoki n'utubaba tw'amasuka. Noneho ka kabehe kameze gatya akayaziteraho gutya, akabwira uwagiye kumuraguza ati dore utewe n'umuzimu kanaka, jya kumubagira ihene. Ubwo akagenda akabikora, atumugushe neza, utereke intango, hanyuma umuzimu araguwe neza, araguha amahoro. Yabiguye nande n'umupfumu nk'uko ugiye kwa muganga ati genda unywe ibinini gutya. Hanyuma aho ngaho niho havaga ibyo bintu kuko bikagenda bigafata umuntu se. Noneho muri wa muterekero avuye kwa wa mupfumu, mu kubigusha neza byivanaho niho yabishumurizaga uwo yanga. Jya kwa kanaka n'ufite ibintu, n'ufite ayo mahene babura kubaga n'uyirate, ubwo akaba arabimushumurije. Mbese ubwo yagiraga ikibazo akabona ntagishoboye yagishumurizaga abandi, ubishoboye. Ubwo kuba umukire nticyari nk'ikintu wenda gituma abantu baguteza ibintu umukire bagutezaga, ukwanga yabigutezaga, ariko hari hatarabaho inzangano nk'izuba. Uwo mwanganaga niwe waguhemukira akaguteza imyuka mibi nk'iyo. Hanyuma wenda ukomoje ku kintu cyo guterekera, baterekeraga ubwo wenda wari umuco w'u Rwanda, ngira ngo abantu benshi barabikoraga rwose nta n'ikibazo cyari kirimo. Ubwo babikoraga bate? Haterekeraga umuntu umeze ute? Nyir'urugo, umugabo kuko ari we nyiri igicumbi cy'urugo. Yashyiraga inzoga mu gacuma cyangwa se n'utuzi akaducugusamo by'urugero, agafata umuheha akaza akabanza mu nzu agasoma hatya, agatera mu ziko, data wambye se kagororoka, musindire abarozi, musindiriye abajura, umpera abana kubyara no guheka, se kagororoka, dore inzoga kubita ibitwenge cyane. Bakazi n'ibintu by'imboga, imboga nk'izi z'inyabutongo akabishyira mu ziko bugaturagurika, ngo se kagororoka kubita ibitwenge cyane. None twa tuntu duturika, ubwo ngo ni umuzimu useka.
ubwo akava muri bavuye mu nzu nini kuko ari mu gicumbi akajya nk'iriya nayo yabaga ifite uwo yubakiwe iyo abona abakurambere ni bene urugo abandi b'inkwaha ni mu nkiki yari bakayegera igiti nk'uko iriya nkingi imeze akaba ari kwa kanaka nk'uko iyi kamera imeze ni kwa kanaka akajya dore nawe kanaka uzagira ngo utwara kwibagiwe ngiyi inzoga sikagurura kumhera abana kugira no guheka undinde impeshyi undindira impeshyi ubwo rero akaba ari uguterekera no kubigusha neza nayo nzoga kandi ariko asoma agira atya cyangwa y'amazi ateramo umuheha gutya bikagira umusaruro se koko umusaruro niyo ukamana igihe icyo gihe umusaruro wabo ntiwawumenye byari iyo ukamana ryabo kuva ngo babazi inka bayize bate ibyo byari umusaruro wabo hanyuma ibyo wenda barabibateje none se iyo uwo babitezaga we yivuzaga yakuraguza agaterekera akabisubiza iyo byavuye akabisenda umuntu wabigaruraga we yabigenzaga ate ubwo yabikoraga nk'uko babimwoherereje cya kwa kanaka niba baragutumye kugira ngo muze hano mu rugo rwanjye nimusubire iwe kuko yabazaga akaneka akamenya uheruka guterekera cyangwa ku bantu akamenya ko babimwohereje tujye kwa kanaka niwe mukire niba ari nawe gutumye genda ukiwe ntabyo mfite byo gutanga agenda bihahe n'abitange ubwo akaba amwishyuye bya bintu bye bigasubirayo bikamugarukira aha iyo yamaraga kuvurirwa uvuwe agakira yituraga ate kera hariho urukundo kandi ntabwo siko bareshyaga wengaga inzoga nziza iryoshye ukayikora ukayishyira kuri wa muntu wakuvuriye cyangwa wakuvuye nje kugushimira ko wamvuriye umwana nje kugushimira ko wamvuye mu barebana rero bafite uko bameze akabwa agira ati nguhaye rero nyine wangiriye akamaro wamvuriye umwana cyangwa uri umugore akamuha iyo nka n'icyo tuma urukundo rwa kera rwari akarande hanyuma wenda dusoza tugera ku musozo nagira ngo muze abantu b'abanyarwanda muri iyi minsi kwivuza hari abantu bajya banga kujya mu kwivuza mu mavuriro ano twita ya kizungu bakavuga ko bajya kwivuza muri gakondo wavuga ko kwivuza mu buvuzi gakondo bihagije hanyuma ntibakajye mu kwivuza bya kizungu cyangwa wowe wabivugaho iki kuri icyo kintu biterwa n'uko wagiye kwivuza muri gakondo mu miti ya kinyarwanda biterwa n'uko bamuziho ubushobozi ko ashobora kubavura kandi byose bigaturuka ku myuka mibi kuko iyo myuka mibi kwa muganga ntibayivura kuri ubu hari abantu bakiterekera bakibandwa n'ababigira ba kera babikora rwihishwa ntabwo babikora ku mugaragaro nka kera hanyuma umuntu kuri ubu ngubu bateza asaba dayimoni abigenza ate ajya kwivuza mu bantu babishoboye bakure tuvuge nk'abanyagisaka y'iburasirazuba nibo bazi guteza abantu ibintu nk'uko ubona bagenda ku rutaro kavuga bikivuga akaza ku rutaro akagera i Muhanga ese iby'urutaro bamuga nuko mubajeho bibaho cyangwa bibaho iby'urutaro bibaho si bwa burozi bwabo se bw'abanyagisaka bibaho wenda impamvu uvuga ko bibaho se waba hari umuntu wabonye wenda ku rutaro bimeze bite arugendaho hari umuntu wigeze ubona hari uriho oya kubera ko mu Gisaka ntahabaye cyane nta nubwo nize mpaba nawe nabonye ko ari ukuvyumva kubera ko mu kuzerera najyaga no babivuga uze ngo nibyo wajyaga wumva bavuga ntago wigeze umubona oya ntago nigeze mubona kandi rero mu Gisaka ni gatatu hari Gisaka cy'imigongo hari Gisaka cy'igihunya hari Gisaka cy'ikira kiriko nkibagiwe bose siko hahije ubwo bushobozi